nawe ukazajya umubwira nabi. nkazajya mubwira nabi, nkajya nicara nkamubwira tubayeho nabi kubera wowe, nkamubwira nti ubu buzima bwose ni wowe. Twicaye njye nawe twicaye nka saa 8 z'ijoro, saa 7, nkamubwira nabi, nkamubwira tubayeho nabi kubera wowe, turyama habi kubera wowe, twambaye tuburara kubera, nkamubwira byose byose byose, nkamubwira nanjye sigaye nkwanga. Mana yanjye, ubundi ntari bakubwira ko twebwe tujye tubyara abana bameze kuriya. Ubundi uzagenda uperereze mu miryango yanyu ko nta bantu bajya babyara ibimuga, kandi amwise ikimuga atari ko yavutse. Ukumva arambwira ubundi wowe sinshobora kuba ari mayibobo natoraguye mu muhanda simbimenye. Akamutuka nanaza nanjye akambwira ese ubundi kuki adapfa, uyu nguyu amaze iki kwa kadapfa. Noneho umwana numva wari uzi kuvuga, umwana atangira kujya aceceka. yarumvaga, wabona ibyo bitutsi byose yarabyumvaga. Bibe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show. Mbifurije ikaze, mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nyagasani akomeza abahire, akomeza ahire imirimo y'amaboko yanyu. Mbifurije ikaze rero, kandi buri munsi tuba tubashimira cyane wowe udahwema kudukurikira, wowe ukurikira buri munsi video yari yose twaplodinze. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero reka tubane no mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Nabwo ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umumama mwiza tujya kuganira. Reka tumuhe ikaze kuri Host TV Show. Yego, murakoze cyane. Murakomeye? Turaho. Turashima Imana. Igisibo cyiza. Murakoze cyane. Aha, umuntu babonye ku nshuro ya mbere mwamwibwira gute? Nitwa Uwamwiza Angelique Madina. Ndi umubyeyi w'abana 4, umukobwa umwe n'abahungu 3. Yego. Twishimiye cyane kukwakira. Yego, murakoze cyane. Aha, uyu mama rero tugiye kuganira uko nemeze kubibabwira, tugiye kuganira ku nkuru y'ubuzima bwawe. Tugiye kuganira ku nkuru y'ubuzima bwawe, ariko ubuzima bw'umuntu bugiramo ibice byinshi, buri muntu wese agishaka kugiramo ubuhamya butandukanye bujyanye n'ubuzima bwe. Mwebwe ntabwo turi buze kuza guhera hasi, wenda mu bwana bwanyu nabyo tuzagira ikindi gihe cyo kubiganiraho kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru y'ubuzima bwawe ariko bijyanye n'urugo. Sinzi ubwo rero hari ahantu turi butangirire. Murumva twatangirira yenda maze gushaka, cyangwa mbere y'uko ushaka, nuko washatse, kugira ngo hari wenda tuze kubigendanamo n'abadukurikiye. Yego. Ndi umudamu w'abana 4, ariko imbere y'uko nshaka nabaga mu miryango. Ntabwo nigeze nderwa na mama cyangwa na papa. Ni ukuvuga ibyabaye nisanze ndi jyenyine. Nderwa mu miryango igiye itandukanye. Yego. Atari kuvuga hari iyo tudafitanye isano, hari n'iyo numva ngo dufitanye isano yenda rya kure. Ukayibamo gutyo, ariko ukayibamo ari ubuzima bugoye, ukayibamo ari ubuzima ubona butameze neza. Ukiga nabwo bugeraho kwiga bisa nkaho binaniye, mbese ubona bigoye. Yego. Ndakura umukobwa ukuze, ndi muri urwo rugo, kwiga bitagikunda. Byaranze. Kubera wenda n'ubwo buzima urimo no kukubwira wowe kwiga ntacyo bizakumarira. Icara urera abana, icara ukora imirimo, ukaba umukozi. Yego. Tugeraho rero nza gukundana n'umuntu ari umusore nawe. Yewe n'icyo gihe ari bya bindi ariko byo kuvuga
usaba Imana uti mvuye muri ubu buzima turakundana igihe kirekire rwihishwa aho mba batabizi nza no gushaka twishingiye yego mu rugo batabizi wumva aho nabaga nahitaga mu rugo ubuzima ndimo bwose navugaga nkabyihanganira nkavuga ibyo byose ngomba kubyihanganira no kuba baremeye kuba bandera nabyo ni ubundi butwari reka nihangane niba umuntu atagufata nk'aho uri umwana ariko nkavuga reka mbyihanganire yego nza gushaka rero nyine byo kuvuga reka ngende mvaha yenda aho ngiye bizagenda neza umugabo turabanye turabyara umwana wa mbere w'umuhungu nta kibazo noneho nawe nza mu mafamiye ye nawe usanga nta muryango agira mwese nta muryango ndagusanga afite yenda we afite nk'abantu bavukana kwa se wabo afite nyirasenge afite abantu bo kwa se wabo rimwe ariko nkumva we hari icyo ndushije kuko kera najyaga mvuga ngo usuza mu mugabo ufite ababyeyi niko avugaga najyaga nsenga nkavuga amana usuza mu mugabo ufite ababyeyi kuko yajya ambwira ko agiye gusura mama we bikambabaza noneho nsanga afite famiye ariko famiye nawe yo kunyumva ingorabahizi wari gushaka umukobwa uvuka muri aka karere ushatse umukobwa utavuka aha n'aha noneho nabo bakagira cya kintu cyo kuvuga ngo ushatse umukobwa wari gushaka uvuka hano iwacu utari ambo n'akarere harya ubwo nabyo nyine bakabishyiraho mu miryango mbyara umwana wa mbere mbyara n'uwa kabiri mu buryo bwihuse hari mu wuhe mwaka icyo gihe mubana muri 2008 2009 kuko niho nabyaye umwana wa mbere noneho tuza no gusezerana mu mategeko ubwo rwari bimeze neza muryohera byari bimeze neza turasezerana mu mategeko mbyara umwana wa kabiri tumaze gusezerana mbyara wa gatatu yego ariko wa kabiri tumaze gusezerana urumva we ya miryango ye tugiye gusezerana imiryango ye yaraje ariko njye ntawaje noneho ugasanga nkamubwira none se ko iwacu hazi arabyihorera yego noneho mu kubyihorera mbyara umwana wa kabiri hashira igihe mbyara wa gatatu icyo gihe mbyara wa kabiri yenda nanjye mu tuntu nkora njya gukora mbyara umwana wa gatatu nta kibazo kiri ahaba mukora mwese ubuzima bumeze neza nta kibazo na kimwe wenda nako kantu kari gatangiye kuzamo k'imiryango n'iki nta famiye yiraza turabana ibyo ikora mwarabanaga mu rugo bashikiwe abo bavukana bavukanaga kwa ba se wabo baraza turabana ari abanyeshuri ibyo bakora nkabyihanganira nawe akambwira ati jya ubyihanganira ubihorere bafata uko bari ati nabo ni abana noneho nakibuka yenda nabo ko batagira ababyeyi nkabyihanganira noneho natekereza ko yenda mu miryango uko nanjye narezwe mu miryango ko bafataga aho tutari dufitanye isano nkavuga nanjye ntabwo nababwira ngo umwana we ndabishya inkonda kuko aricyo kintu twari twaramenyereye batubwiraga ngo umwana we ndabishya inkonda mbega wowe ntabwo wabaga witwa umwana wabaga witwa ikindi kintu ukaba ugenewe kandi kurya nyuma y'abandi bana noneho natekereza cya kintu nkavuga ngo ntabwo nabafata kwa kundi yego ndangije umwana wa gatatu avutse noneho avuka nawe nta kibazo ari umuhungu umwana agize mu mezi nk'atatu umwana atangira kumera nk'aho atameze neza atameze neza dutangira tuvuza umwana turavuza n'umugabo atangira kurambirwa mu mezi 3 ndakavuga ubundi uyu mwana n'uwanjye umwana nawe atangira kuba umwana ikibazo kiravuka induru ziravuka
n'abashyikiye bakavuga ubundi uyu ntabwo ari uyu nguyu ni uw'igihombo ubuse uzavuza umwana kuzageza ryari. noneho ndakomeza ndahatiriza. noneho hatangira kujya nyuma amafaranga kumuvuza. umwana agira umwaka harahuma. Yego. umwana arahuma ati n'ubundi uyu mwana njye naramurebye mbona si uwanjye. ahita amwihakana ntabaye uwe. ati n'ubundi ngiye kureba n'isura ntabwo iwacu tujya tubyara aya masura kandi arasa n'abandi. ati n'ubundi ntabwo tujya tubyara aya masura. nkabyumva bikambabaza nkabibona ariko ikibazo ko ni ukudashaka kumuvuza. Yego. nza kujya ahantu mu kinyamakuru ndabivuga nabo barabibona umwana baramutabariza umwana ibitaro biramubaga. bamaze kumubaga umwana amera neza aranyihorera. urugo rurongera ruba rwiza. ubwo rushaho kuba bibi. mu bitaro aranyihorera. umwana aba mu bitaro ajya muri koma amara igihe aranyihorera. Yego. nkataha nkaza nkareba noneho nibyo nakoraga ntangira kugenda mbigurisha. mbona amafaranga njye kwishyura banyandikiye imiti nyuma amafaranga ati wazabwiye se umwana akajya guha. ubundi ntarakubwira ko twese tujye tubyara abana bameze kuriya. ubundi uzagenda uperereze mu miryango yanyu ko nta bantu bajya babyara ibimuga kandi amwise ikimuga atari ko yavutse. Yego. noneho we nyine akanabikabiriza ubundi uzagenda uperereze neza mu miryango iwanyu ko mushobora kuba mutabyara ibimuga. twe ntabwo tujya tubyara ibimuga. nta nubwo tujya tubyara kandi amasura ameze kuriya. nkavuga se afite iyihe sura? oya iriya sura si iyacu. ndavuga se ni igikara ni inzobe mutagira ni iki mutagira ko atavutse adafite amaguru ko yavutse ameze neza nk'abandi ni ikihe kibazo wumva yavukanye iwanyu mutagira? ati oya atari amasura iwacu ntabwo tujya tuyabyara. ndatangira ndirwariza. Yego. no mu rugo aratangira noneho ibintu byose arabyihorera. bashiki be baragenda barahava. urumva akabafashiriza iyo ngiyo. noneho bugeraho nawe tangira umwana amaze kuva mu bitaro tangira kujya twihorera. umwana avuye mu bitaro ndagira ndisuganya ndongera ndapfundikanya ayo nsaguye mu bitaro ndongera noneho nsubira kongera gucuruza. ubundi ugakora nkorera inzu nishyura inzu ni abana batoya bakeneye kubaho nabo nawe wundi akeneye imiti ihenze. Yego. kandi ntusiba kwa muganga. Yego. noneho ndabimenyera umwana arakira. nyuma yo kubagwa. Yego. umwana arabagwa arakira amera neza noneho nanjye nongera ndasubira ndongera ndakora. Yego. umugabo ntagitaha. ubwo aragenda agakubita nk'ukwezi ataragera mu rugo. Yego. utazi ahantu ari. yanaza nyine akaza akantu akanshiraho wowe ntacyo umaze. ubundi ukumva barambwira ubundi wowe si ushobora kuba ari mayibobo natoraguye mu muhanda simbimenye. noneho simwereke ko ndi burire. yagenda nkicara nkabyibazaho nkarira nkajya mvuga nyine nakundi reka mbyihorere nkakora natangira gukora ikintu ukabyikuvuza umwana. wa mwana akongera akarwa. nyuma yo gukira byarongeye nanone kandi agira mu myaka ibiri yabaye nkume mu myaka ibiri yabaye nkumera neza. umwana atangira no gukina nkajya mvuga nawe nditegura kujya ko azajya muri garidiyeni. nkajya mbabwira nzabatunga muzabaho. agize imyaka 3 yari afite umubiri ameze neza abyibushye. umwana nkajya mbona aragenda ananuka. noneho akanaryamira noneho ukabona nta mbaraga
none icyo gihe narazanye n'umwana w'umukozi akamfasha mu rugo nkagenda yego nkamubwira uburyo uri bumuhe imiti nkagenda umwana agize imyaka 3 noneho umwana araremba mu myaka 2 n'igice yaje kurwara umwana aragenda bamagufwa amuvuza najya ku mu bitaro bagahita banyandikira ibiryo muha yego genda umuhe ibiryo umugaburire umwiteho ntibanyandikira imiti umugaburire nkabwira se doctor ni inzara se umwana wanjye arwaye inzara avuga umwana wanjye ni inzara arwaye ati we genda umuhe ibi biryo noneho icyo gihe nkagerageza nkabimubonera yego ariko bikaba hahandi umwana aragenda aruma aba amagufwa yonyine noneho yari azi kuvuga atangira kujya ambwira duke noneho papa wakaza akamwicaza naba nsohotse nko gatoya akamwicaza mu ntebe cyangwa ntanahari akamutuka ibitutsi byose yenda nk'umukozi akajya hirya akantumaho umuntu ati ngwino urebe yo akamutuka nanaza nanjye akambwira ese undi kuki adapfa uyu nguyu amaze iki kwa kadapfa noneho umwana numva wari uzi kuvuga umwana atangira kujya aceceka yarumvaga wabona ibyo bitutsi byose yarabyumvaga kuko yaramutukaga umwana akajya arira noneho agafata babandi bakuru akabicaza amaze nk'igihe adataha akabicaza agize utwo abazaniye akabaha ubundi akamwihorera noneho nabanje umukozi akabimbwira ako n'abana bakabimbwira umukuru akabimbwira noneho nanjye naza akambwira ese undi ko adapfa kira ni igiki ubitse ni igiki ubitse mu nzu hano kugira ngo njyewe tuzagirane amahoro nuko ntazakibona hano ndamubwira amubwira tuzakijyane he tuzakijugunye hanze tuzakijugunye muri ruhurura washaka aho kijugunya icyo gihe nza kurakara ndamubwira nti ese ubundi wowe wazashatse aho kujugunya ngo ni uko mbwiye ndatekereza ari ubwa mbere ushobora kuba umbonye n'ubwa nyuma ndamubwira nti naba ngize amahirwe nyine akajya anyuzamo akaza kureba abana yego ariko ntarebe wa wundi aho cyangwa yampamagara akambwira none hazi icyo gihe rimwe aza kumbwira ngo ntabwo uzongera kumbona cyakoza n'igipfu uzambwire ngo we Paul yezu we ndapfuye urumva hari ibintu byinshi yajyaga akorera umwana yaravugaga umwana ahita areka kuvuga umwana akaribwa agakoresha kuba yanyereka amarira ntavuge akanyereka amarira umwana arushaho kuremba umwana ubuzima buba bubi noneho na ba bandi kubitaho biranga nabarabarika famiye ye ndibuka nigeze kuvuga ngo reka mbajyaneyo ndavuga rero hano bimaze kwishyura inzu birananiye ndavuga no kurera abana birananiye afite famiye afite nyirasenge abana arabazi yari umukecuru ufite imyaka 80 uwakimbona uje kunyeka amasambu uwo mukecuru yego baba uje kunyeka amasambu ndamubwira numvaga wasigarana abana ngo ariko ndasigarana abangaba icyo ngicyo kijyane
noneho aza kugira kureba umukuru avuga wowe bazakunsigire nta kibazo. noneho ndamubwira nzaba gusigira bose, nimba ushaka kuba incike ukumva uko bimera uzabasige. nabwo ntangira kumva bibaye ibindi. gusa ubundi wari ugiye kubasigira iki? Wari ugiye kubasiga ngo ugire uti? kuko nararebaga nkabona kubaho yego bidakunda, ariko nubwo navugaga kubasiga numvaga uriya urwaye ntashobora kumusiga, kuko najyaga niyumvisha ko we bamwica. ndangije ndahava nza kubibwira umuntu ama mafaranga nkodesha inzu nshyiramo abana. yego nshyizemo abana nkajya nkorera abantu, noneho ntangiye gushyira n'abana mu ishuri. yego ngakorera abantu sininube ngo meze gutya, ngize ikintu cyose nkagikora. abana bakaburara bakabwirirwa bagasiba ishuri igihe kinini. noneho nza kubaho nk'umuntu wihishe buri muntu wese. nari mfite agatelefone, umuntu wari uzi nomero yanjye yose ngikuraho ndayijugunya nshaka indi. noneho ni ukuvuga njya mu buzima bwanjye njyenyine n'abana. yego noneho uwo nguwo mutoya uwo nguwo urwaye yego birushaho noneho kugenda biba bibi kuri we. birushaho kuba bibi. noneho rimwe nkajya menya nimero ye nkaba nyizi, amuhamagara nkamubwira ku ishuri birukanye abana, akazageraho nko mu mezi angahe akazanyuriza 5. nkahita ngenda nkagura imiti ya wa wundi nzi bigeze kunyandikira nka kera, ukaza ukabika nkongera nkayimuha. kandi ubwo niyo banyandikiye kera narangiza umwana indwara igenda ikura kugeraho noneho yaragendaga kugenda naho biranga. umwana aricara araryama ntakubwire ikintu na kimwe, ibintu byose akabikorera aho ari kandi atarajyaga abikora. yego njya noneho mu kintu cyo kuvuga ngo no kumushakira pampa. abaho hari umuntu uryamisha ukavuga ejo arapfa, ntapfa akaremba akagenda akaba amagufwa umubiri wose. noneho ntabwo nza kubibwira abantu baramfasha kumuvuza, ukamuvuza iki ugaki ikindi cyaje, kugeza aho rimwe nigeze nanjye kurakara, noneho numva nanjye sinkimukunda. imbaraga zashize. nkavuga isi nzahura muri ibi, nkumva noneho nanjye sinkimukunda. mfata n'impapuro zose zimwe ndazitwika zo kwa muganga nibagirwe ko nakurwaje. ariko n'ubundi yarira bikananira, cyangwa nabona yarembye. noneho hari ukuntu yarwaraga akanyegera turarana, urumva nabaga mu ahantu hatoya nkararana n'abana bose. wakanyegera akankubita akanijya inzara, ahantu hose ujya usanga gutya narabaye ibisebe. akanijya inzara akankubita nkahita amenya ko afite ikibazo, kuko n'ubu ngubu ntavuga, ashaka amazi arankubita cyangwa se akarira. nk'abavandimwe barabizi iyo arize bahita bamenya ko ashobora kuba ashaka amazi yo kunywa, ko ntawavugisha, kuko niyo namuvuga nabi yego buri kintu cyose aranyumva. arumva ikintu cyose arakumva, ku buryo ashobora no gukoresha amaguru agakambakamba akaguhunga yumvise ko uri kumuvugaho ikiganiro. yego akaguhunga. noneho niko bwagezeho isi naho dusa nkaho burundu tumubuze. yego atwihoreye ntacyo tuvuze,
ku buryo n'ubu ngubu utunguye umwana ukamubaza uti se papa we akubwira ati ntabwo tumuzi kandi bamuzi. kugeza aho njyewe najyaga nicara nkageza ku rwego rwo kumva nakwiyahura. rimwe nari ntaraba umusilamukazi, rimwe nza kujya kubwira aho nasengeraga, mbwira umuntu w'umupasiteri, ndamubwira ni umwana wanjye yarembye, nawe muhetse nawe bireba. umwana icyo gihe ari kwihagarika amashyira. pasiteri aransubiza ngo ubu dufite bije yo kubaka urusengero, ntabwo dufite bije yo gufasha abarwayi, ntabwo irasohoka. kuva icyo gihe sinongeye gusubira mu rusengero, ndagenda mara imyaka igera muri 5. gusenga byaranze. Yego. naje gusubira gusubira ngo njye gusenga ariko nsubiye mu basilamu. nifatiye icyemezo ndavuga ntabwo nanone ejo se mfuye nzabarizwa he. mfata icyemezo cyo kuvuga reka njye mu basilamu, nta kuvuga ngo umuntu arampatije, nta kuvuga ngo umuntu aranjyanye, kuko wari uzi ko byibuze bagira urukundo bafashanya. njye najyaga nanareba nkabona abantu batandukanye. Yego. naho nari ntuye nkabona abantu batandukanye. kuko rimwe ndibuka nigeze kubwira umuntu w'umushehe, sinenze ngo abashehe ni abaki, sinenze numva gisaruza ngo ni umushehe, ntunze kumubwira ikibazo cy'umwana, numva kigira nk'aho ari iki ntazi. n'icyo gihe noneho badusohoraga mu nzu, inzara yishyura, ntanzi ntagize gute, sindi n'umusilamu. Yego. nta n'ahantu nzi, nta nubwo ari bumpatirize ngo bumusilamu. yaraje arabikora, arambwira gerageza uvuze umwana ahantu hose, nace mu cyuma nkajya ku bitaro akishyura. Yego. nkamuhamagara bancira nayo bakode y'ibitaro akishyura. ariko nyine ukabona ni wa mwana utaha ubwira umuntu ngo impa. icyo gihe nza gufata icyemezo, nza kumubwira nagiye mu basilamu. umushehe. nta nubwo tunavugana cyane, nta nubwo tujya dukunda no kuvugana, namubwiye gutyo ndabyihorera. Yego. ndicecekera niberaho gutyo, kuko n'ubundi nari nsanzwe nambara imyenda miremire, n'abantu n'ubundi kubera ko najyaga nambara gutya nitandiye, abantu bakagira ngo ndi umusilamu, kandi nabaga mpisha ibisebe by'ahantu umwana yandiye inzara. kubera ko ntashobora kujya kwa muganga ugasanga yandiye inzara umugongo wose, ahantu hose yandiye inzara, no nkambara gutya nkitandira, umuntu yambona akavuga ngo uri umusilamu, ajya ntekereza ndi umusilamu. noneho yenda kwa muganga nahagera n'abaye ibisebe bakabanza bakampfuka, kubera ko yari afite akaguru kamugaye. Yego. akaguru ntitumenye impamvu. najya kwa muganga nawe i Kanombe bakamubwira ngo afite ikibazo cya calcium. wese mvuje imyaka irenga 5, umwana akaguru ni calcium gusa, aka kaguru kamera gutya buri munsi. arambwira yigenda muhe ibyo kurya, muhe ibyo kunywa, yenda nta n'ibihari, nta n'ibyo uri bubone. bugenda buba bubi, kuvuza umwana biranga, umwana aragenda aramugara, aragenda ku buryo umuntu nabwira ngo afite imyaka 10, ubu ngubu bagiye kuzuza 11, ashobora kubyemera. agaragara nk'ufite imyaka ingahe ubu? ubu ngubu agaragara nk'ufite, n'uwo mbajije wese niyo ngiye ahantu umuntu akabaza ngo afite imyaka ingahe, ndamwafite nk'umugabo ubona afite imyaka 4. kubera ko muramuhetse murakagira ngo ni uruhinja. ari n'ugeze kumbwira ati siko se uhora warabyaye ubundi ntujya ushyira hasi uruhinja. nkamubwira nti noneho n'ahantu mba kubera ubuzima bwe ni uguhora arira. Yego. kandi ndakodesha hagati y'indi miryango, umwana agahora arira noneho kumva umuturanyi nawe aravuze
ntabwo tujya dusinzira uriya mugore afite umwana w'ikimuga uhora urira ku buryo ubu utapfa kumubura namusohoye ahora mu nzu ndamusohora nkamuzana nko muri salo nkakingura urugi yenda nkamukikira cyangwa se kugira ngo yumve akazuba cyangwa ubushyuhe nkamuheka kubera ko iyo musohoye n'umuntu aza kureba ngo yinga se uburyo umugore afite umwana w'ikimuga umeze kuriya kandi nta bikambabaza gusa yenda no kuvuga ko aranakuze no kuvuga ko nta n'akagare yenda mba afite ngo yicaremo nabyo yenda bigatuma gusohoka nabyo ubona bijya bigorana ariko ni wa mwana uhora mu buzima kurira gusa noneho nanjye nkahora umutwe utajya ukira kubera guhora nicaye mureba ku buryo ujya no kubona ukabona n'irondo riraje ngo twe tuzi ko udahari kubera ari kurira arira saa 8 z'ijoro agahera nka saa 6 ageza saa 11 arimo arira aho aje gucecekera ubwo nanjye nkasinzira ubwo amanywa yose nabwo ntasinzire akaguru kamurya akikubita ahantu hose afite ibisebe yenda ashatse igikoma ntacyo mfite akarira buri kintu cyose ubuzima bwe bugahora ari uko arira urumva abo mfite bariga n'uwo nguwo kumuvuza usibye ko ubu ngubu byanze noneho papa wese byaje kugenda gute papa we bwagezeho ndabyibagirwa ko anabaho yego ko anabaho ku buryo n'umuntu umbajije azi ko nta mugabo ngira nta n'uwe nigeze none se uri ufite uwo ngumugaye yari umwana wa gatatu uwa kane se iyo byagenze gute uwa kane ni kwa kundi nyine yazaga nje kubasura mbabarira ntumbwire nje kubasura sinamenye ngo we nyine no kumubyara njya mubwira nawe uri uw'amateka no kumubyara narinze mubyara ntaragera kwa muganga kubera ntajya nemera ko ntwite inda mbihora bimbabaza naho kuva icyo gihe mfite inda y'amezi 2 ntiyongeye kugaruka kandi ubu ngubu umwana agize imyaka 6 ntiyongeye kugaruka nta n'ubwo nguwo amuzi we mbega anabwira iyo yajyaga anabwira abantu ko atari uwe anjye mfite abana 2 bonyine none nanjye kugira ngo noroshye ibintu nkajya mubwira nta kibazo uzajya ufashe 2 yego aba 2 ubandekere abandi 2 bihorere n'abanjye nabyo nta na kimwe yakoze kandi yarangiza mu bantu yenda muri famiye ye bakambaza abana turabizi ko ari abacu nise muzi bangahe ngo abana bose turabazi kandi ubwo nta n'umwe bari babona abana mbarira njyenyine ku buryo nguwo namubyaye ntaragera no bya bindi ngo tugiye ku gipimo by'abagore ntari nanagerayo none abaga mfite inda ingana gutya ndi no kuvuza uwo mpetse ndibuka rimwe umuntu yigeze kumbwira ikintu sinjye nkibagirwa usibye ko yaje kunsaba imbabazi ndakibagira nsa nk'ukirengejeho ariko ntakibagiwe arangije arambwira ngo ntabwo nari nzi ko umugore w'igishongore nkuriya ibyaye umwana umugaye none ari mfite nk'inda y'amezi 9 icyo kintu naragenda ndakirwara kugeza aho ndibuka naragiye
ari mu gitondo nzindutse njya gusenga ahantu ndavuga mana uriya mugore basi ntuzamuhe nkanjye basi uzamuhe gatoya yumve numvaga nyine umuntu ubivuzeho yego byarandyaga kandi na famiye ye yarankomeretsaga cyane yego kugeza aho nigeze gusa nk'ubura abantu bose barambura noneho na famiye n'abitwa ko hari abantu bari banzi bose barambura umuntu wese arambura neza neza kugeraho bamwe baravuga ngo narapfuye sinzi ukuntu nigeze guhura n'umuntu unzi arambwira ati mpa nimero yawe ndayimuha numva ntanabyitayeho ndayimuha ahita ayihererekanya yihereza abantu banzi arangije umuntu umwe arampamagara tuzi ko twakwikiriye cyawe ndamubwira nize mwagikuriye hehe gusa ngo gutuma nari maze nk'imyaka igera mu 8 nta muntu mbona kandi uri muri Kigali nta muntu mbona ubwo byari kubera iki wari warihishe numvaga nta muntu nshaka kuzahura nawe nkumva ko ibimbabaje ari ibyanjye n'abana singira kugeza aho n'abantu bajyaga bicara akambaza ako mama ntabwo ugira mama wawe wowe nkamubwira kugeza aho najya mbabeshya nkabwira nti mama wanjye yagiye i Burayi na papa wanjye nese nkagira umwana umukobwa akambaza nese nta na musaza wawe ngo uzi ko twebwe iyo turuhutse abana batubwira bazajya ngo kwa mukaka wabo tuzajya kwa tante kwa shangazi nkababwira mwihangane namwe muzababona niba bavuye hanze nkababwira nibava hanze ariko nyine bageze kujyaho barabimenya ubabwiza ukuri noneho abana bakicara bakambwira none se mama ni gute umuntu abaho atagira mama we agakura amubwira agakura no kugeza aho njyewe ubwanjye najyaga nicara aho kugira ngo mbwire umuntu nkabyuka urumva yenda ntararangiza kubyo kuvuza umwana naramuvuje ngera ku rwego rw'uko ufata n'umwenda urumva umwenda wambaye yenda uzi ko ari umwenda mwiza umuntu akakubwira ati ndaguha 2 ariko kuko nashakaga nabaga mbona umwana ameze nabi nkayemera nkagenda nkavuza umwana kugeza aho abana pe bagize ikibazo yenda nkeka ko uba mfite umuhungu n'izi saha bikimubamo yenda umukobwa we arabyirengagiza mu ishuri akiga ukabona biragenda ariko umuhungu we bisa nk'aho byamugizeho ingaruka niwe mukuru kubera ko ibintu byinshi we yarabibonaga kugeza aho ubu ngubu kwiga we ubona ntabyo ajya yitaho icyakoza ikintu njya mbona yitaho kwiga nk'ibintu by'abasilamu ubona aricyo kintu yitaho ariko umukobwa ariga akambwira nzaba misi akambwira mama we byihorere yakumva yenda nka nyirinzi aje kudusohora cyangwa ari kuvuga iby'inzu atari ko wagiye ubyihorera ukabona imbega ntabyitayeho ati wagiye ubyihorera ngiye kwiga kandi yiga primaire mu 6 yakasane yego ati jya ubyihorera ngenza kugurira inzu nziza akugurira inzu nziza ati ngenza kugurira n'imodoka jya ubyihorera rero bakubwira ibyo bashaka ariko umuhungu ntushaka kumva yavuze aracecetse araceceka
akabyihorera. yego Yenda yaba we nk'ikintu we ajya ambwira yicaye dushaka kwicara niyo baba baburaye yego tukicara yenda nkabacira nk'imigani kugira ngo babyibagirwe. Yangiza akambwira naba mvuye nko gukaraba cyangwa ndi nko maze nko kwisiga akambwira ati ariko mama si kuri buryo uri mwiza. Ni icyo kintu ashaka kumbwira umuhungu. noneho ngo umukobwa akambwira ati reka nindangiza kwiga nzakuvuriza umwana uri kubara imyaka ufite imbere yo kwiga. Gusa ruswa nzagera mu wa 6 ntawe nubwo ajya agira amanota mabi. Ni wa muntu uharanira kwiga cyane kuko ntabwo wambwira ngo papa wawe nta n'igitekerezo bajya bagira bose nta nubwo wanakiganira ngo bacyumve. niyo ugiye kwibaganiriza wenda ubwira uti nubwo yakoze ibi ni papa wanyu. Niyo ugiye kubivuga bahita babikugerekaho bakakubwira ibyo byose ni wowe ubikora. Ntabwo ushaka kumvisha ngo papa wawe. Yego. Noneho bwagezeho nkajya mbabwira ese ndamutse mpfuye mwabigenza gute? Bakambwira ngo mama ngo umukobwa akambwira mama narira ko uzageza igihe uzagarukira. Nese ntiwari wumva umuntu wapfuye akagaruka. Noneho umuhungu akambwira ati kiye nabarira bagakura ariko mukuru musaza wawe mukuru. Afite imyaka 14. Amubwira none se wabarira ugakora ko ntacyo uzi uko urakora na kimwe. Uyu nguyu yajya ku ishuri abangaba babiri bajya ku ishuri uyu nguyu nkamusiga mu nzu ukamukingirana ngo nkamukingirana nkajya gukora ntago nabura akazi wagahita nyumvisha akazi yakora. Ariko icyo gihe nabibabwiraga numva nanjye kubaho. Yego. Ntabishaka. Abana bakajya nko ku ishuri bagasanga aho basize ndacyahicaye. Yenda ubwo nta n'ikintu mfite ndi bubahe nkahicara baza bakambwira mama twebwe twariye ku ishuri. Nta kibazo mwebwe mwariye ku ishuri. Yenda naba nabonye n'ikintu nkora naza nkareba amafaranga yenda ni 3,000 ukareba pamperisi nkabahahiramo ibishoboka bikeya. Noneho bagahita babifata bakabiha bagaharira ba wundi urwaye n'umutoya. Noneho bakambwira bati se mama we kutariye mpagani iyo mwariye mugahaga nje mba nahazi. Uwo nguwo mutoya rero nta nubwo ushobora kubyumva yavutse ari mwiza kurenza abandi bose cyane ariko burya abantu bazi ngo n'umukobwa ari mwiza birenze kandi mutwite naramwangaga hajya nafusaba Imana n'Imana ntazavuke. Ayiwe hajya mvuga avutse akaza ameze nk'uyu se nabashobora ari babiri. Nibwo bwo bari ufite utanumva n'ukuntu ni gute narangaye ku buryo nongera ngatwita natwisinda. Uyu mwana ndamwanga nkumva mwanze no kumubyana mubyere mu rugo. Ubundi hari ikintu kimwe najyaga nsaba Imana nsaba Imana n'Imana imibabaro yose warayimpaye base ntuzampiye ukuribwa n'inda. Ntago wambaza ngo indira ryana ntago mbizi bose wajyaga kuva nkumva rwose mvuye no ahantu nkahita mbyara mu buryo buntunguye. Ariko yagiye ku ubungubu ni mwiza ku buryo nabakuru busanga babivuga. Kundi wavutse kuba rugiye kuba umwarabu habura gato. Kandi niwe muntu w'umutesi nshobora kwicara ntafite ikintu ndi bubahe. Akambwira ati mama habwira noneho basi mwihangane muryama ati nta n'umureti turi burye se kandi nta n'ahantu yenda aranawurya
ariko kwa kundi uvuze uti nta kintu mfite rwose nduba akagira ngo hari ikindi kintu cyiza wari kubaha undi wakambwira ati turyame ejo uzateka cyangwa uzangurira bombo yo ku gati noneho we ashobora kubona yenda narize we akabibona agahita anyegera akamanagura gutya akambwira ati nzakugurira bombo yo ku gati ceceka ariko ndi bukugurire bombo yo ku gati uwo wabucura wamusabye imbabazi warabimubwiye ibyo bintu byose ukuntu wamutekerezaga najyaga nicara nkabimubwira akambwira ngo kandi ndi mwiza ninde ahubwiye ko uri mwiza ni abanyeshuri ngo nta mwarimu akajya ambwira ngo burya uri mwiza gutya nkamwihorera noneho ariko nkahora numva mbabaye kubera wa wundi ntava mu nzu nta no kuvuga ngo mfite igishoro ndajya gushaka icyo nkora noneho byose byararangiye ukavuga naho kubaryamisha ni ikibazo n'abaturanyi nawe urababangamiye kugeza umuntu akubwira atari ko wazashatse iyo hawe inzu yihariye uwo mwana wawe akajya aririramo nkabyihanganira umuntu akajya nta nubwo nzi kuvuga gaceceka nkaceceka pe yego n'umuntu akaza rwose akantuka kubera umwana gaceceka nkabyihorera kugeza aho najya mvuga ngo mana ngo uzabahe bumve nza kubyihorera ndavuga nti imana niyo itanga buriya hari impamvu yampaye uyu yego hari impamvu niba ubuzima bwose narabubayemo mbabaye kuva nabura ababyeyi kugeza izi saha buriya hari impamvu yampaye uyu mwana yego nese nimba indwara zikomeye zose zimubaho ariko akaba adapfa buriya hari impamvu reka mbyihorere none se ubwo umugabo utekereza ko aricyo kintu cyatumye agenda akaba yaragiye kubera nyine yuko kubera kunanirwa kwihanganira umwana cyane kuko arakubwira agashaka ukijyana ati ubundi ubuzima bwacu mu rugo buri buze kuza gukomeza ariko uyu muntu atari hano noneho kugeza aho nanjye nabonye ko yatsimbaraye nanjye ndagenda amara nk'imyaka 5 ataza ahomba akajya abwira abantu naramubuze nawe waje kuza kwigendera ni ukuvuga we yaradutaye aragenda amara igihe amara mu myaka hafi 3 yego nta makuru ye tuzi nta na kimwe noneho nanjye kumva bya bindi mvuga ngo reka abantu bose mbihorere telefone nyikuraho none ndagenda amara imyaka nk'5 nawe atazahuri nawe akajya abwira abantu ariko amakuru njye nkayamenya yego akajya abwira abantu ngo naramubuze kandi famiye ye harimo abantu baziyenda ahomba nabo bagaceceka bamwe bagaceceka batazanasubirana atazazana uriya muzigo w'umwana ndabyihorera yenda iyo numvaga mbabaye n'ubu ngubu iyo nabaga ndi kumwe n'abana nkumva ndababaye narabyukaga mu gitondo nkambara bakambaza ugiye he nkababwira nti ndaje nkajya ku rwibutso nkahicara nkarira narangiza nkataha aho ahashyinguye ababyeyi bawe njye ntabwo bashyinguye hano kuri uru rwibutso njye bashyinguye mu karere ka Ruhango yego ariko najyaga ku rwibutso rwa hano ku Gisozi nkahicara nkarira nkumva mbega umutima noneho niho nduhutse ukumva ni nkaho uri murababwira none narangiza muri njye nkumva nta zindi nshuti mfite yego nibo nshuti mfite nkababwira buri kintu cyose narangiza nkataha nyine noneho nkajya nicara nkumva nanjye kubaho simbishaka nkumva kubaho simbishaka nkandika inzandiko nyinshi nkajya nzibika noneho nza kubona nza kugura akajenda nkagashyiramo ibintu nkandikamo ibintu byose n'impfu uko bizagenda nkavuga yenda n'impfa bazabaho noneho nkicara rimwe nkabaganiriza abana nkababwira mpfuye ntimwabaho bakambwira uko babyumva rimwe yewe nkumva nta muntu mbaho nizera rimwe nza kwicara
ndanabitegura ariko umutima sinanaryama bo bararyama njye sinaryama nkumva ko ngomba kwiyahura none umutima ukambwira ese nupfa abayenda bazagenda b'abakozi b'abandi bantu uyu urwaye azaba uwandi niba abantu bamugutukira uhari ese umva azahora mu nzu apfe yenda n'inzu sini yacu mvuge ngo azajyamo apfiremo noneho icyo gihe noneho ndavuga reka mbyihorere yenda ejo hari ikizahinduka nsa nk'ugenda mbyihorera gutyo ariko nyine atari ukuvuga ngo ndabyihoreye najya kubikora nkahita murebaho amubwira ese wowe uzaba uwandi noneho we yabaga nanakanuye akureba yabaga ameze gutya nyine we adasinziriye we turebana noneho nanjye nkatangira kujya amubwira amagambo mabi turebana nawe ukazajya umubwira nabi nkazajya amubwira nabi nkajya nicara nkamubwira tubayeho nabi kubera wowe nkamubwira nti ubu buzima bwose ni wowe kandi ubwo amukikiye icyambwiraga ko ari kunyumva yahitaga ahaguruka akamvaho agakambakamba akagenda akicara nkari akanyihorera twicaye njye nawe twicaye nka saa 8 z'ijoro saa 7 nkamubwira nabi nkamubwira tubayeho nabi kubera wowe turyama habi kubera wowe twambaye tuburara kubera nkamubwira byose nkamubwira nanjye sigaye nkwanga mana yanjye ariko nyuma naje kwicara nkajya musaba imbabazi twicaranye kugira ngo musaba imbabazi nkamuheka nkamuririmbira twicaranye narangiza noneho nkajya mbona umwana atangiye kujya anyegera ku buryo ubu ngubu mu rugo niyo haba hinjiye abantu 5 kuko ubu ngubu iyo hari urumuri rwinshi ntabwo ajya areba bisaba kuba namushyiramo rinete kugira ngo arebe ariko niyo haba hari abantu 10 njyewe ashobora kunkoraho gutya agahita amenya ko ari njyewe uje kubera ko niyo nje ushobora kuba nta kintu nabasigiye bari burye nkaza mvuge se mwarebye umwana akumva ko mutekereze yanambona nje agahita arira yarira nkahita amenya ko hari ikintu byanga bikunda ntawamwitayeho ntawamurebye nkahita mvuga ntabwo mwigeze mwita ku mwana kumva nabo baransubije ngo ese ngo twari kumuha iki twamukorera iki mbega no kuvuga ubuzima buragoye pe ubwo kumuvuza bwo biragoye cyane kubera ko n'ubundi Gatagara yari yaremeye ko yamuvura ariko nkagenda bakambwira kubera ko n'ubundi akaguru bari barakabaze noneho igufwa rimera nkaho hano mu ivi igice kimwe kijya hano ikindi kijya kirongera kiratandukana yego baravuga ati kugira ngo tumubage nuko babuze mushyiramo tije abantu baramfasha banyishyura ibitaro ariko bishyura amafaranga atuzuye bambwira amafaranga abura noneho ndavuga ntabwo ari menshi noneho nza gusubirayo dusubira noneho amaguru yongeye bayikundi ko yamugaye noneho ayandi yombi dogiteri akimureba ati yabaye iki ndamubwira none se simaze nari namara ukwezi ntaje hano kandi ubwo kujyayo nabwo ni ukuba nagujije abantu amatike kuko mbona noneho nkavuga basi ntagiye gupfira hano nkaguza abantu amatike nkajyayo najyayo dogiteri akambaza noneho yabaye iki nkubwira ibi byizanye nabyo kubera ko ajya kumugara amaguru yo hasi yamaze ibyumweru hafi 3 umwana arwaye
atanyeganyega noneho ntafite n'ubushobozi bwo kujya kwa muganga. Ibyumweru 3 byose abimara aryamye, nkajya gusa ndaramukoraho mvuga basi ataza gupfa ntumva. Nkamuraza iruhande rwanjye, ariko n'ubundi ahantu mba ndyamana nabo bose. N'ubu ngubu n'ubundi aho mba n'inzu ntoya mba ndi kumwe nabo bose, noneho nkajya mukoraho nkamuraza iruhande rwanjye, kuko n'uriya mutoya azi ko ari we mutoya, nawe yarabyemeye yuko ababwira ngo umwana mushyira hagati. Noneho icyo gihe yararembye, nkajya nkoraho gusa ngo numve ko atakonje cyangwa numva agatima ko kagitera. Noneho bikansaba ko yenda byanga bikunda mbona isukari, nkajya mukorera mu karo, nagize nkajya muhesha ikiyiko akanywa nk'ibiyiko 3 bya mukaro. Aba ari byo bimutunga mu byumweru 3, agiye gusa nk'uworoherwa. Yoroherwa no amaguru ugira ngo bayavunnye, ugira ngo amaguru bayavunnye, ugira ngo n'umuntu waje afata amaguru ye ayacamo ntiyakavuna neza. Ngeze Gatagara rero muganga akimureba ati noneho ko nde ibintu byarushijeho kuba bibi. Muganga aramusuzuma arambwira ati rero afite ikibazo cy'ama infection asa nkaho amumungana y'amagufwa. Ndabona ibyo ni ibije bishya. Yego. Ati niyo mpamvu ubona aribwa birenze. Bampa imiti igabanya uburibwe. Yego. Ati genda umugaburire, umwiteho, ase nk'ugira amaraso. Ati ibingibi byo ku turenge byo tuzamwambika udukweto, ase nk'ongera agira amaraso. Atafite ibiro bike. Urumva umuntu w'imyaka ugiye kugira imyaka 11 bagasanga afite ibiro 9, ibiro 10. Nabwo ugomba mvuga noneho urabyibushye neza neza. Ibiro 9. Mba numva ko yabyibushye. Arangije ubu ngubu kumuvuzaho ntabwo byari byongera gukunda, kubera ko urumva mu bitaro agomba kubaho, sindishyura n'amafaranga yose, n'abasize bazabaho, n'inzi wabo handi nyine byose mbitekereza. Avuga nti ndakwihoreye rero. Nabwo nabitekereza ngo nzakwihorera basi uzabeho gute, bizagenda gute, bizarangira bite. Ubwo se nanone akeneye kongera kubagwa, akeneye kongera bari bambwiye ko ari ukumubaga nanone amaguru, kandi no hasi akamwambika udukweto. Kandi ubwo nabwo bari bambwiye bati ugomba kumushakira n'akagare akajya yicaramo, akagera no hanze, akumva n'urumuri rwo hanze ko rumera. Kuba ugenda ukamuterura, yenda namuterura nk'uko twicaye nkamwicaza ku zuba, urumva kumva n'abandi uko bavuga, mbese ukabona nawe ntago bikunze, ukumva yaba ahantu ha wenyine. Heyo nawe bashaka kwibera ari wenyine. Nk'iyo ari hanze bayumva ko ari njye naba mufite gusa, ariko hanze aba yumva ko abantu bose baje kumureba. Kwa kurumva ibyo bavuga arabyumva, ubwo iyo barimo baramutuka, iyo barimo baramuseka, iyo barimo barakora iki, ibyo byose nyine ababyumva. Kubera ko hariho igihe akora nk'ikintu nkamukubita, ariko nkamukubita atari kuvuga ngo ndamwanze, ese numve cya kintu mukubitiye aracyumva, agatobora wenyine akakubwira ngo mbabarira. Agahita azamura amaboko akagusaba imbabazi, ahita amenya ko buri kintu cyose tumuvugaho abacyumva. Kuko niyo mubwiye ntimuciriye inzara cyangwa se nkamukirigita, nawe amenya ko yicara nk'ubu naba nicaye mukikiye, akamenya kunkirigita buhoro buhoro kugira ngo yumve guseka cyangwa utamubwira nabi. Iyo umubwiye nawe ahita abireka. Mana yanjye, kugeza aho abaganga bambwiye ngo kutavuga nta kibazo ufite. Muganga arambwira ati nta gahinda gakabije. Nyine nakibuka nuko bamubwiraga, nkahita njye menya uko ari byo. Muganga akambwira ati se muramukingirana? Ntihoya. Se muramukubita?
mbere ni hoya mbese wakubita ku igufwa kuri umubiri wari amagufwa gusa wakubita ku igufwa warambura ikiganza ugakubita hehe mvuze mugani kuko ndi umuntu ushaka ko uyu mwana yapfa ntaba yarapfuye kera ntibaze kuba ibi bitaro mbivurijeho imyaka 6 ku buryo nabo babizi ko hari n'igihe njya kuvuza nta n'amafaranga afite nkarwana nuko ndibone itike ngezayo nkabwira n'umutamuvura rwose ndamusiga bakambwira bareba n'igihe tumuvurije yego nawe nyine muganga akabyihanganira nawe usanga bambwira bati jya wihangana ati ubu yenda nk'umuganga umwe umuvura ajya ambwira ati wowe ujye wihangana hari igihe yenda wasanga icyo ari cyo gisubizo cyawe cyangwa nkambwira muganga iceceka igisubizo cyanjye ntarakibonye akambwira ati ihangane nyine none se ubu wasanga yenda ikigeragezo cyawe iki ngiki ari cyo ushoboye ambwira njye nabitekerezaho nkavuga iyo biza kuba basi dufite n'ubushobozi yego uri kwihangana none se Imana yampaye kumpa ikigeragezo nta n'ubushobozi byibuze impaye ariko nyine uko ameze kose ndabyihanganira no kwihangana wenda mu bantu badukurikiye muri aka kanya ushobora gusanga harimo abantu nabo bafite abana bameze nk'uko wenda bakaba bafite n'ibindi bakoresha utazi bakaba bari buzenda no kukugira inama no kukwihanganisha mbese muze kuza kumubwira wenda umuntu nawe ushobora kuba afite umwana ufite icyo kibazo ubwo buzima bwinshi bahura nabwo bubabaje kuko abenshi mu bo tuganira usanga n'ubundi yarahuye n'icyo kibazo cy'uko n'umugabo ahita muto ntabwo nzi impamvu nyine ubwo abagabo bamwe na bamwe kuko si benshi batabasha kwihanganira abo bana bameze gutyo nyine guta muri urwo rugamba ukarusigaramo wenyine kuko birumvikana ko kumurera ntibyoroshye bisaba ibintu byinshi ariko uwo nguwo we uko mbyumva ndumva aramutse haravujwe neza akabagwa arashobora kongera akaba muzima nimba yumva akaba yanavuga akabasha kuvurwa iby'ayo maguru nimba ari ukubagwa nimba ari ukugira ndibaza ariko ashaka ari kuba abaganga bambwira ko yakira kuko bambwira ko impamvu adakira ni kwa ko nimba uri bushobozi akagenda akamara igihe kinini ativuza yego noneho nanjye nabona ubushobozi nkazajya kuvuza indwara zongeye zamubayeho nyinshi kimwe cyarabyaye ikindi kibyara ikindi kubera nk'ubu ngubu ahora arira pe nanjye kugira ngo mbone ko nabona ibitotsi naba mfite amafaranga nkagenda nkamugwira ikintu utunini nkamubwira basi tumusinzire ntabwo yakwemerera kunywa imiti nyine mfite uburyo nyimuha narangiza basi nkabona ijoro ryose arasinziriye nawe ukaruhuka nanjye nkaruhuka iryo joro ariko ubundi ubuzima bwe ni uguhora arira najya kwa muganga akambwira ati ni uburibwe bw'akaguru bagushije amafaranga angana iki kugira ngo ako kaguru bakabage bari banciye 1,200,000 ariko hishyuwe 600. harabura 600. 600 niyo yishyuwe nyine harabura 600. Ibitaro byaje kumbwira byabaye nkaho nabyo bisa nkaho bimfasha kubera ko nabo barabibonaga bisa nkaho bimfasha ko nta bushobozi birambwira uza kuko noneho ndangije nababwira se andi sinzayabona nayo nabagira neza bateranyije baravuga baza kuyishyura barangije barambwira nzishyure 240. icyo gihe aribwo nagiyeyo nabwo basanga amaguru yo hasi nayo yarwaye ku buryo wowe umubonye uyu munsi ukagaruka nyuma y'icyumweru uzubuze uti se yabaye iki nanone ni ukuvuga ikintu gisigaye ku mubiri we ni amaboko atari yamugara akibasha gukoresha gutya ariko ibi bice byose urumva n'umugongo guhora aryamye nabo basanga ufite ikibazo kubera ko nta hantu ngira mwicaza ni uguhora nyine aryamye akiryamira hasi akiryamira aho abonye
ariko nta kuvuga ngo ufite ikintu umwicazaho byibuze umugongo abe yawicaza gutya yumve ko uruhutse ariko ubundi usanga aricyo kibazo afite agira nubwo bagasanga yagize ikibazo cy'umugongo. ndetse papa we afite ubushobozi nubwo wenda atabafasha ariko byibuze afite ubushobozi uba ahari sinzi nimba bugira ntabwo nzi nimba bugira sinjya nanifuza no kumenya n'amakuru ye. ubwo wenda mba ndi kugira ngo twumve niba n'amategeko atabijyamo arebe nimba afite ubushobozi nyine bamutegeka avuze umwana kuko mwarasezeranye. Twaje kujya mu mategeko turatandukana. Ubu mwaratandukanye ubu buri wese uri divorce mwarayibonye? Rwose narabimwemereye ndabavuga ngo ntazanyice ngo namwimye divorce rikarika. Wari warayimwimye? Ntabwo nigeze nyimwimye. Navuze buryo umuntu yakubwiye ngo arakwanze akumva ko ntacyo uri cyakakubwira ubundi se wowe ninde wakwemera? Ubundi yambwira ubundi ninde wakwemera? Umuntu ngaho umeze nka mayibobo, umuntu utagira umuryango, ibintu byinshi kandi abizi neza uriwe. Ndavuga ubundi nta mpamvu yo kugira ngo nirwe ndanabyihorera biba no mu ibanga. Nuvuga ngo sinjya amenya ngo bimeze gute. Njye ndeba ko abana babayeho nta kindi ndeba. Bawe ubwo we ari mu buzima bwe nawe uri mu buzima bwawe n'abana. Ngira ngo ntabwo azi ko agira n'abana uko ari bane. Ngira ngo ntabyo azi. Ubwo amaze imyaka 6 yaragiye. Ntazi nimba bagira, ntazi nimba bangana gute, usibye ko n'umwana umubajije arakubwira ati nta papa tugira. Tugira mama, mama niwe papa, mama niwe mama. Ubundi niko usanga bambwira ati mama niwe papa, mama niwe mama. Nta papa tugira. Kuko nongo mutoya iyo bamubwiye ku ishuri ngo uzazane papa wawe araza akambwira ngo bambwiye nzazane papa wanjye. None se njyewe ndi iki kuri papa wanjye? Nkeneje uzanjyana. Mbega abakuru ubu usibye ko babizi ariko nta kintu bashobora, niyo waza umeze gute nta kintu bashobora kukubwira. Barakubwira ninde ubabyara se ni mama, papa wanjye se ninde ni mama. Ntabwo bashobora kukubwira. Barababaye urumva nabo barakomeretse mu mitima yabo. Mana yanjye ntabwo ari ubuzima bworoshye. Ntabwo ari ubuzima bworoshye. Ntabwo byoroshye kuko hari abantu batabyumva kurwaza umwana umeze kuriya. Hariho umuntu umwe wigeze kumbwira ngo ese uzasabiriza kubera uyu mwana. Umuntu rero utari wagira icyo kigeragezo hari cyo kurwaza umuntu igihe kirekire kandi utari bumujugunye kandi ubona akura ntabwo ashobora kubyumva. Ntabwo we ashobora kubyumva kuntu uba ufite umuntu warwaza imyaka, kuko ngiye ngo bagiye kuzuza imyaka 8 arwaye. Ajya kuzuza imyaka 8 arwaye. Aryamye. Kandi ubu ngubu niho navuga ngo uburibwe niho buba bukaze. Noneho washyiraho n'amagambo abantu bakubwira, washyiraho n'ibyo ufite mu mutima, noneho ukavuga uti cyakoze naho Imana yonyine kuko umuntu ntiyantabara. Kuko nigeze kubwira umuntu, nari mfite umuntu w'inshuti yanjye ndamubwira njye sinjya nkunda umuntu ufite mama we. Akambaza ati se kubera iki? Kubera ko yajyaga aza akambwira ngiye kureba mama wanjye, kuko nigeze kuvuga nti iyo nza kugira mama wanjye yenda, kuko papa we ntabwo nigeze mbyitaho. Naravuze ngo yenda mama wanjye we yari kumva uburyo biryana nk'umugore. N'abantu iyo nza kugira mama wanjye yenda mba musanze cyangwa se abamfashije, kuko ni bya bindi twabayeho ukabyara ukimenya.
ukabyara nta muntu uzagusura, ukabyara nta muntu uzaza kureba ngo ese wabyaye iki, ukaba ari wowe ku giti cyawe uzi ngo nabyaye umukobwa cyangwa nabyaye umuhungu. none yamvuga ngo iyo nza kugira mama wanjye byibuze iyo ari kumva uburyo mbabaye, yego agahinda kanjye we yakumva nk'uko nkafite koko. ariko ubu usibye Imana yonyine mbibwira, cyangwa se niyo ndi kugenda gutya nta muntu umenye ko mbigira. Yego. keretse nk'umuturanyi, keretse nk'abantu babizi, keretse nk'umuntu ushobora kuvuga ngo ese buriya ngo ese uyu munsi ko batatetse buriya babaho gute. ariko nta muntu ushaka, umuntu wo hanze umbona, nta muntu ushaka kumenya ko ibyo bibazo mbigira. Yego. cyakoze nshimira abantu bo mu idini bamwe baba babizi bakagerageza bakavuga ngo yenda umwana akeneye na pampa. urumva umwana mukuru si uruhinja ngo wakoresha ikindi kintu usibye kitari pampa. mbega biba bigoye no kuvuga ubonye pampa, uratekereza ko ukuntu bari burye, utekereza n'ukuntu uri bubone pampa y'umuntu kandi mukuru, nabwo ukumva biragoye cyane. Biragoye cyane. kandi wenda iyo umugabo yihangana mukagumana wabona mwari kubishobora byose kubera ko mufatanyirije hamwe. Twari kubishobora, mwari kubishobora. ariko nta nsinzi, ni abantu benshi maze guhura nabo ariko akakubwira ngo aba bana bahora bateza ibibazo. uvuga ariko buriya hari igihe Imana iba yabonye ko icyo ari cyo kibazo ugomba kuguha, noneho ukakigiraho amasomo menshi. kuko ubu navuga ngo ikintu cyo gukunda abantu muri njye cyahise kimvamo. ubu nta muntu wumva nta rukundo yego ubu ngubu bigenda biza, ukavuga uti se ko nta muntu wabigizemo uruhare. Yego. ariko hari igihe numvaga nta muntu nkunda, numva nta muntu nkunda, nanakubwira ikibazo nkakivuga ndenzaho, cyangwa umuntu akambwira ngo gusa umuntu usa nkaho ufite ikibazo. ariko bose baba bagaruka ku bwiza n'ubuki byose, bakumva ko gusa ngo umuntu usa nkawe ngo waba ufite ikibazo. kuva icyo gihe nahise ndeka kugira umuntu mbwira ikibazo cyanjye, nkicecekera nkabyihorera. Yego. numva ko nta n'umuntu nkunda muri njye, noneho n'abana ndagenda kubakunda nabyo biragabanuka. n'abazimu nkumva nabo sinkikunda n'abana, ku buryo abantu bashobora kumbwira ikintu nkabihorera mbumva, nkaceceka mbumva, bakambwira ngo ese ubwo mama ngo ntabwo ukizi kuvuga. nkumva nabo sinkibakunze, nkumva nabo byamvuyemo. ariko wenda naza kwicara nkavuga ese Imana ko nta ruhare aba bana babigizemo, barazira iki? bo bazira iki? Yego. nkabyirengagiza, cyangwa umwana akambwira ati ku ishuri bakuntumyeho nkanga kujyayo. none ubwo watekereza nk'abagabo, mbega bo ni abantu mvuga ngo bampaye amasomo akomeye. Yego. ku buryo numva barampaye amasomo, ku buryo kumbwira ngo umugabo numva byaba bigoye. nk'ubu ngubu hakaza umuntu agahita avuga ati kamuhijyanira ryo kuguhoza. ntabwo nzi ko byamuhindira, kuko najya n'ubundi nibuka n'uwa mbere. kuko rimwe nigeze kubwira abana bambwiye ngo ubuse bamwe ngo bwibaza ushatse nk'umugabo. ndababwira nti nkabajyana ngo ntaho twajya. usibye ko nanjye numva bitambaho. kuko icya mbere cyo njya nicara nkavuga ese ubundi ninde waza mu bana bangana gutya, ese ubundi ninde nanjye ubwanjye nkatangiye kwibwira ubundi se ninde wakwemera ufite umwana umeze gutya. nkasaba Imana gusa, nkavuga nti Imana uzamfashe gusa mbona uko nzabarera bagakura, ntibindi nzabirebera mu ngo zabo nibakura. ariko mba mbona gusa bigenda biba bigoye, bigenda bigora.
bigoye. Nyagasani ntago byoroshye, birumvikana kandi kubasha kurera abana uri wenyine kandi uri muri ubwo buzima. Urumva mbere warakoraga, uyu munsi no kubasha gusiga uwo nguwo urwaye, ndibaza ko ubwabyo nabyo bitoroshye, bisaba nyine kumuba hafi kuko niwe wenyine. Ubundi numva bavuga ko nyine umwana ufite ikibazo nk'icyo ngicyo nyine wa mugani nta wundi muntu ushaka kumubasha uretse mama we cyangwa se mbese ababyeyi be bombi nibo bo kumwitaho. Urumva ntabwo byoroshye, ariko humura, Imana iratabara, uzongera n'abantu bakunde. Humura, ntabwo bihora, ntabwo ugomba guhora mu mibabaro ubuzima bwawe bwose. Impore tugana ku musozo, ni iki wenda wasaba abantu badukurikiye muri aka kanya, nimba ari ikintu kikuri ku mutima, wenda ni ikihe kintu kamwe hari impamvu wifuje gutanga ubuhamya bwawe, ni iki wifuzaga ku bantu? Cyane cyane ndashimira wenda buri muntu wese wabonye ikiganiro n'inama ziba zikenewe. Hariho umuntu umwe ujya umbwira ati ariko se uzicara mu rugo washatse icyo ukora, ndamubwira ariko nkibonye njya gukora burya nuko ntacyo mfite, nta bushobozi mfite. Yego, umuntu wese wakumva ufite umutima wo kumfasha kuko nifuza nanjye kumuvuza agakira. yego, usibye no kumuvuza nifuza nanjye no kugira icyo nakora kugira ngo mbashe gutunga abiga. Urumva bagiye kujya bamwe muri segonderi, nabwo mbitekereje mba numva mpangayitse. Kuvuga ubuzima bwo kuvuga babeho ni ubuzima bugoye. Nifuza yenda ko kuko hari igihe njya nica nkavuga basi ubuzima buhinduke. Hari igihe njya mvuga ko Imana imfashije nkabona icyo nkora, yenda nazamuvuza ntawe nsabye wundi. Ariko aho bigeze ubu ngubu navuga ngo naha amaboko y'abandi bantu, cyangwa se nta muntu wigira kuko numvisha bavuze ngo umuntu ni abantu. nibyo, buri wese yamfasha kugira ngo muvuze. Kandi ndashimira n'abasilamu n'abasilamukazi bose bari mu gifungo, nabifuriza kugikora neza kugira ngo Nyagasani azabaheremo umugisha mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose. urakoze. Murakoze namwe. Ubu se ubonye icyo ukora, wenda mbere y'uko tusoza, ubonye icyo ukora wabona uko uzajya umusiga? Ukamusiga hehe? Iyo nk'iyo umuntu yambwiye ati ngwino unkorere ikintu, yego, njya mukingirana. uramukingirana? Nkabara amasaha ndi bumare, ariko ni ukuvuga ngo mbonye icyo nkora, yego, nanjye nashaka umuntu umusigana kuko ntabwo ajya agira amahane. ntabwo arwana? Ntabwo arwana. Iyo yariye, yego, akanywa, aricara agatuza. yego, nkaba nzi ko mfite imiti ye, aricara agatuza, ntabwo wakumva arira, ntabwo wakumva urusaku rwe. Ariko ibyo byose byabuze, niho uzumva umuturanyi wese ari kunyinuba. yego. Okay, ibyo byo nagira ngo numve niba wamuganira ubonye n'icyo ukora, kuko byose birashoboka. Nk'uko bivuze, muntu ni abantu, iyo uri kumwe n'abantu nyine ibintu byose birashoboka. ntawamenya. Reka dutegereze turebe uko bizagenda, kandi Imana igushyigikire, guhe umutima ukomeye. Ndabizi yuko unyura mu bikomeye, wanyuze no mu bikomeye, ariko humura, nta muntu uhora mu bihe bibi. Imana ibyigera gutya igashyiramo akaruhuko gatoya, umuntu akaruhuka akanezerwa. Yego, impore rero namwe kandi mwakoze cyane mwese kubana natwe. Nyagasani akomeze abishimire. Icyo wumva wamufasha, byari kumugira inama, byari kumubera umuvandimwe, nta muvandimwe, nta mubyeyi, nta uretse abana. Urumva n'uwo yari afite umugabo we wakagombye kumuba hafi, nawe murabyumva uko byagenze. Rero ndibuze kuza gushyiraho nimero ye,
wanayivuga ariko n'ubu ngubu hanyuma ubundi turibuze no kuza kuyandikaho hanyuma uzakenera kukuvugisha azakuvugisha kuri telefone yawe. Nomero yanjye ubu ngubu ndi gukoresha 079 20 150 26. Okay, mwayumvise rero. Mwakoze cyane rero kubana natwe, Nyagasani abarinde akomeza abaha imigisha mu byo mukora byose. Bye.